murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga aho hari umugabo witwa Karekezi Desire wahishe abatutsi mu mwobo bita indake mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Abahorokokeye babwiye mugenzi wacu ko iyo habaho abantu benshi bafite umutima nk'uwa Karekezi igihugu kitari gupfusha abantu basaga miliyoni. Reka inkuru tuyibaze Alexis Namahoro. Indake ni umwobo umenyerewe mu bya gisirikare aho ucukurwa ugatindishwa ibiti bibyibushye ugakoreshwa nk'ubwirinzi cyangwa ubwihisho mu kwirinda umwanzi no gukwepa ibisasu binini. Simpamya ko yabikoze gisirikare, ariko ubu ni bumwe mu mayeri cyangwa uburyo Karekezi Desire yatekereje gukoresha ngo ahishe abatutsi mu 1994. Ibihuru bye byaranze bitagikoreshwa, ndashukura umwobo arifite ikintu cya metero kibe ngishyiramo kijyamo n'isuko mbishaka, ndubaka shahi biti hejuru, hindura ingarane y'intozi bishingwe by'inka, nkora ingarane mfumura igikari shyiramo akayira kajya hahandi. Mbere twanyuramo nijoro nakumana ngiye kubagaburira, ariko nsigaza indi nzira ijyana ibishingwe hejuru y'ingarane, baza bakabona ko ari ingarane. Ngiye hahandi nyuze hasasira ibiturusu n'ibishanga, uyu abanaza bakabona yanga ko ari ingarane gusa minwaho ibishingwe, ariko babona akabona indi nzira izana ibishingwe cyaho ibishingwe. Iyange nzanamo niyo abibakuramo ajya gukaraba ntibayibone kuko baraza bakaca hejuru. Mu bihe bitandukanye uyu mugabo yaranzwe no guhimba amasano afitanye nabo yari yarahishe, abitoza n'abana be agamije guhisha amakuru no gusibanganya ibimenyetso. Araza mu gihe pfano none tuza niba kubaza ngo uvuye hehe urwa hehe, abasa none hari abazi bahiga mu mashyamba babwire ko tutse kwa mukuru wanjye Shyogwe uri umuhungu we uje hano. Ni umutima yagize kuva akiri muto awuvanye mu mateka y'ibindi bihe by'itotezwa ry'abatutsi na mbere y'1994. Konso byatondekeye muri 1973 none ibintu byabaho igihumbi nka bya bindi. Ngezeyo turaganira sayanje mu gitondo nayo nizingiye ngeyo samugari hanze turavugana agafite ishati ibintu bino guti ati dutegereje gupfa ati twate ntamyagano yandi ariko reka nkwereke ko bimeze abana umwana ati mushaka kujyana bose. N'ubuhamya burebure bugizwe n'inzira zigoye kimwe n'ingendo zo mu gicuku aho yanyuraga ngo azane abo yahishe abarinda kuba bahura n'ibitero by'abicanyi. Kugeza ubu ikimushimisha kurusha ibindi nuko atavunikiye ubusa, kuko abagera ku 8 banyuze iwe bose babashije kurokoka. Umwe mu babaye muri iyi ndake yo kwa Karekezi Desire ni Mukankusi Angelique, umukecuru ufite uburwayi yatewe n'ibihe bishaririye yanyuzemo, ariko igikuru nuko ariho. Uyu iyo ashatse kuvuga Karekezi abura icyiciro yamushyiramo. Karekezi yatubereye nk'Imana, kuko mu byo yadukoreye nta wundi muntu byashoboye abantu bake. Karekezi nasanze ari umugabo ufite umutima wa kimuntu. Yabanje kujya tuba mu nzu bagahora bakinze bo bagasohoka bakajya hanze, noneho bigezeho ibitero bimurembeje iminsi mikeya gati rero abone ibintu bimeze nabi, none ngewe nabashakiye ukuntu nabahisha, ariko sinzabahisha kure. Ntiyabajyanye kure koko, kuko yabahishe hahandi yari yarakoze indake munsi y'urugo. Icyanzu yari yaraciye mu ruzitiro ahagana mu gikari yagikoreshaga abashyiriye ibiryo, nabo bakakinyuramo baje gufata akayaga ko hanze no kwiyuhagira. Hari mu mezi y'imvura, kandi mu kuzimanganya ibimenyetso hejuru y'indake Karekezi Desire yashyiraga ifumbire yo mu kiraro cy'inka. Hari ubwo igisogororo cyashongonokeraga imbere mu ndake. Twagiriyemo ingorane bigera ubwo amaganga ibya bintu imvura yagwa bya bintu bikamanuka bikajya bimanuka bigatemba mu mwobo turi. Noneho yaza kutuvanamo nijoro tukabimubwira, agasubirayo nijoro akagenda akinjizamo itoroshi akajya adaha ya maganga n'amazi. Umugore afashe ikintu cy'igitobo nawe akajya amuhamenamo bajya kumena ku gasozi. Iyi ni isuku Mukankusi Angelique avuga ko adashobora kwibagirwa amayeri mu guhisha abatutsi yari amaze gucengera mu bagize urugo rwa Karekezi Desire bose. Ibi biragaragazwa n'uburyo yateguraga uburinzi mu gihe cyo kubinjiza cyangwa kubasohora mu ndake. Atungu koko nemere mbatange mugende ko bimereye nabi, ati reka mbabwire, ati bazabajyana, ati bazabica bamaze kunyica, ati ngewe n'umugore wanjye n'abana banjye. Agafata umugore akamuhagarika nk'ahariya, agafata umwana akamuhagarika nk'ahariya, agafata undi mwana gutya, bose bagakwizwa imishwaro, noneho bagahana sinye kutumanura tukavamo tugasisira hahandi muri kakazu.
karyango yari yaraciye. Tugenda gutyo, tugenda dusubira mu mwobo gutyo, twajya kuvamo bikaba gutyo, bakagenda bahana imyanya kugira ngo bajye bareba ko haruturuka hirya. Uyu mukecuru atuye ku mudugudu kuri santere ya Kinini. Abandi bari abana muri 94 bakaba barahishwe mu rugo no mu ndake kwa Karekezi Desire. Ubu barakuze kandi baratanga umusanzu mu kubaho kw'imiryango yabo no mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Uyu mukecuru Mukankusi Angelique afite ishimwe asangiye n'abandi, by'umwihariko abo babanye kwa Karekezi. Akaba ashimira cyane inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Akeka ko iyo hashira indi minsi mike izi ngabo zitarahagoboka, ibyabo bitari gutinda kurangira, cyane ko uko iminsi yagendaga yicuma bihishe kwa Karekezi, ariko n'ibitero by'abazaga gusaka byongeraga ubukana.